Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikiye kuri channel yanyu Miss Theoni, hamwe tuganirira ibiganiro bivuga ku buzima. Uwiteka akomeza abarinde, akomeza biteho, abababaye, abarwaye namwe kandi mugane kwa muganga nyamuneka barasanasana iminsi ikicuma. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ifunguro rya mu gitondo ukwiye gufata kugira ngo utangire akazi neza. Abahanga mu buzima bavuga ko ifunguro rya mu gitondo ari ryo rifungura umubiri cyangwa se ubuzima, ubwonko, nyuma y'uko wari uryamye usinziriye uri ahantu hacecetse udatekereza witurije. Bana natwe rero hanyuma uwumve ese niki cyo kurya gikwiriye nafata mu gitondo cyatuma umubiri wanjye wirirwana imbaraga, cyatuma umubiri wanjye umurinda indwara za hato na hato. Ni muganga Theophila nk'ibisanzwe muri kumwe mu kiganiro Rengera Ubuzima. Uyu munsi rero tugiye kureba ku biribwa 5 by'ingenzi. Nimba rero ubwa mbere ugeze hano nyamuneka ukore subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu bantu ba mbere ntibikagucike. Cyane cyane ku bantu bakunda ibiganiro bivuga ku buzima rwose nyamuneka usharinge n'abandi nabo bunguke byinshi. Ikaze rero. Ikiribwa cya mbere cyiza cyane ugomba gufata mu gitondo ni amagi. Mu magi harimo ibyo twita proteine zifasha kubaka imikaya. Ikindi kandi dusangamo ibyitwa choline bifasha ubwonko gukora neza. Urabyumva rero ko ari ingenzi cyane gufata ku mafunguro ya mu gitondo amagi. Ariko ngitangira ibiribwa 5 ngiye kukubwira birashoboka ko kubibonera icyarimwe byakugora. Ariko gerageza byibuze ubone 2 cyangwa se 3 ku mafunguro yawe ya mu gitondo. Impamvu rero amagi ari ingenzi cyane nuko amagi atuma ubwonko bukora neza, amagi atuma utagira inzara vuba, mbese kwagukenera utuntu two kugira ngo uhuze ubwonko cyangwa se uhuze igifu ntabwo dukenera, ahubwo ufata amafunguro ku masaha meza yagenwe. Icya kabiri rero ni imbuto. Mu mbuto aho dusangamo imineke, pome, amapapayi, amapera. Izo mbuto nkubwiye zikungahaye kuri vitamine nyinshi cyane, zikungahaye kuri fibre, iyi fibre ifasha mu igogorwa ry'ibiryo. Ikindi kandi mu mbuto harimo amazi menshi kandi karemano afasha umubiri gukora neza, afasha umubiri kudacika intege ndetse kandi agatuma n'umubiri uhehera. Niyo mpamvu rero ni ingenzi cyane ko ku mafunguro ya mu gitondo habonekaho imbuto, na cyane ko zisukura mu nda, na cyane ko zituma igogorwa rikora neza, ukwirirwa utabyimbye mu nda, ukwirirwa utatura amangati, na cyane ko kandi zifasha kurinda indwara nyinshi nk'indwara z'igifu n'indwara z'umutima. Nyamuneka rero ku mafunguro ya mu gitondo gerageza ufateho imbuto. Icya gatatu ni ibigori. Ibigori cyangwa se umutsima w'ingano. Ubwo mu mutsima w'ingano turasangamo nk'imigati, turasangamo twabyita nk'imigati kuko ikiza cy'imigati nta mavuta menshi aba arimo. Buriya amavuta nayo ntago ari meza. Impamvu rero twavuze ibigori cyangwa se umutsima w'ingano nuko ibi byombi bikungahaye kuri carbohydrate nziza zitanga imbaraga. Ikindi kandi bikungahaye kuri fibre, iyi fibre ikaba ituma abantu badasonza vuba, ikaba ifasha abantu no mu igogora. Dore rero impamvu ari ingenzi gufata ibigori mu gitondo cyangwa se umutsima w'ingano nuko biri mu byo kurya bitanga imbaraga, ukirirwa n'imbaraga mu mirimo yawe. Cyane cyane kandi nko ku bantu biga, abantu bakora akazi kagoye, ni byiza kuko bituma ubwonko bukora neza. Ikiribwa cya 4 ni amata. Amata cyangwa yawurute. Amata akungahaye kuri calcium. Iyi calcium ifite umumaro munini cyane kuko ituma amagufa yacu akomera, kuko ituma amenyo akomera, ituma kenshi tutarwara n'izi ndwara z'amenyo. Ikindi kandi mu mata akungahaye kuri proteine, akungahaye no kuri bagiteri nziza zifasha igogorwa.
Ni byiza rero ko ku mafunguro yawe ubonaho amata kugira ngo ubashe kurekipera ziriya ntungamubiri. Dore rero impamvu ukwiye gufata amata mu gitondo ku mafunguro yawe. Nuko amata azagufasha gutuma umubiri wawe ukora neza. Ikindi kandi amata azagufasha mu kwirinda indwara z'amenyo, mu kwirinda indwara z'amagufa. Ikindi, amata azafasha igifu gukora neza. Ni byiza rero ko wowe udukurikiye ku mafunguro ya mu gitondo wajya ugerageza hakabonekaho amata. Ikiribwa cya gatanu ni imbuto zumye nk'ubunyobwa, soya n'izindi muzi nyine zumye dukunda gukoresha. Izi mbuto rero zikungahaye ku mavuta meza, zikungahaye kuri poroteyine nyinshi, zikungahaye kuri vitamine nyinshi. Niyo mpamvu rero ari ingenzi cyane kuzifata ku mafunguro yawe ya buri gitondo. Impamvu ugomba kuzifata ku mafunguro ya mu gitondo ni uko zitanga imbaraga. Ikindi kandi zirinda indwara nk'iz'umutima, ikindi zifasha ubwonko gutekereza neza. Abantu benshi barwara indwara z'umutima hari igihe bituruka ku gufata amavuta mabi mu mafunguro yabo, ibyo bigatuma bagira za ndwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, za diyabete n'ibindi nk'ibyo. Ni byiza rero gufata imbuto zumye ku mafunguro yawe ya buri munsi. Ntabwo nagendera nanone ntakubwiye ibintu ugomba kwitaho, ibintu ugomba kwirinda mu gitondo. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda mu gitondo, uzirinde kunywa icyayi cyangwa se ikawa yonyine utariye. Icya kabiri, uzirinde kurya ibiryo birimo isukari nyinshi, urugero nk'amandazi, ibisuguti n'ibindi nk'ibyo. Icya gatatu, kureka burundu ifunguro rya mu gitondo ntabwo nabyo byemewe. Ni byiza ko ufata ifunguro rya mu gitondo kugira ngo utangire umunsi wawe neza. Nshuti bavandimwe rero mudukurikiye, inshuti zacu mubana natwe buri munsi, wabyumvishe ko ifunguro rya mu gitondo ari ishingiro ry'ubuzima. Niba ukeneye ubuzima bwiza, gerageza kuri ibi byo kurya bitanu nkubwiye byibuze habonekeho 2 cyangwa 3 ku mafunguro yawe ya buri munsi. Ibi nubishobora uzaba urushijeho kwita ku buzima, uzaba urushijeho kurinda ubuzima bwawe, uzaba urushijeho kwirinda indwara nyinshi, na cyane ko ibyo turya nibyo bigena uko tubaho. Niturya nabi tuzabaho nabi, ariko nitugerageza kurya neza n'ubuzima buzarushaho kugenda neza. Mukomeze mugubwe neza rero mukora subscribe abatarayikora, musharinga ikiganiro inshuti zanyu, kandi mutwandikira no muri komenti mutubwira ese ibindi byose mutekereza mwumva twabaganiriraho, mutwandikire muri komenti. Mukomeze mugubwe neza, Uwiteka abarinde abiteho, nyamuneka abarinde indwara kuko nta keza kazo.